banza urebe aho uhagaze, banza urebe ko ukimwiringiye, banza urebe ko ari Imana yavuganye nawe, banza usuzume, kuko ngo mu bihe bya nyuma hazabaho imyuka, hazabaho n'umwuka. Haleluya! kugira ngo ubashe kumenya umwuka wa nyawo, Imana ituganze. Haleluya! ntago wapfa kubisobanukirwa, kuko imyuka yose irahanura, imyuka yose ivuga ko ari Uwiteka uyitumye. Mbese wiringiye uwuhe mwuka wera? hanyuma turabashuje abadukurikiye, bumbwira cyo ntago nyibuka Humura TV. Turabashuje abantu badukurikiranye, amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda, ntago duhwema kubasengera. Yesu abiteho. Hanyuma turabwiye ngo mukande subscribe, comment, share. Yesu abaha umugisha. Hanyuma imbere tuhafite umutumirwa kuri Humura TV, reka basuhuza nabibwire. Ni umukozi w'Imana, amavuta yenda yemera, ni umukozi w'Imana Imana hagurukije mw'iyi minsi pe, kandi ni ukuri aracyarimo kwera kw'Imana. Ni kare busuhuza abantu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe, abadukurikiye, abari muri iki gihugu, abari hanze yacyo. Imana ibaha umugisha kudushyigikira, Imana ikomeze ibaha umugisha. Amazina nitwa Byukusenge Angelique, izina ry'umugisha ni Mama Pasi, musanzwe munyumvaho. Amahoro y'Imana abane natwe cyane. Yego, tujye gutangira dusengana Imana, dusenga twiragiza Imana kubw'ibintu Imana iba yakoze, ibyo iba yatanze, iba yadushoboje cyane, kandi iba yakoze iby'imbaraga, iby'abantu batabasha gukora. Hanyuma abantu bashobora kwibwira ngo nibo bigize, ariko nta muntu ujya wigira. Twese dutunzwe n'Uwiteka, dutunzwe n'ijambo ry'Imana, kuba twararimenye byonyine n'iby'igiciro gikomeye. Hari ukuntu njya mbwira abantu ngo nibutse iminsi ya kera nkibuka aho Imana yankuye, njya nyishima kubera ko ibyo yakoze byari bikomeye cyane. Amen. Ngewe ubicaye imbere ndi umugore utagira umugabo kandi w'umupfakazi, ariko ndashima Imana ko Imana yampamagaye, hanyuma ntirebaho nturuka, ntirebaho uko nashatse, ntireba uko urugendo rwagenze, ariko ikantoranya ikampa agakiza ku buntu. Imana yacu ishimwe, kubera ko yakoze ibyari bikomeye cyane by'abantu batari gushobora. Ndayishimira. Amen. Imana ijya ibasha kutuzirika kigufiya, umubiri yaduhaye ikawukontorora, ntutugenga ahubwo yikawugenga. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire wowe wahuye n'izo ntambara, ndagira ngo nkubwire wowe wahuye n'icyo gikomere. Haleluya! ndagira ngo nkubwire ngo iby'Imana yakoze ni ukuri ujye uyishima, kubera ko uyu munsi wa none abantu bararikiwe n'imibiri yabo, amarara arabishe, butinganyi burabajyanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Haleluya! nyuma y'iby'Imana yakoze, ndagira ngo nkubwire ngo ukomerere mu mwami, wiringiye Uwiteka kuko ari ushoboye byose. Reka dusenge. Uri Data wa twese mwiza, wambaye icyubahiro no gukomera. Uri Imana irinda ijambo ryawe ndetse ukarinda n'uwo waribwiye. Uri agakinga k'iminsi, ni wakira icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana, ndasenze kubw'ijambo ryawe kugira ngo amatwi agiye kubyumva Uwiteka bayazirike ku nkingi y'umutima, iri jambo rigwire muri bo, kandi iri jambo rigira ibyo rizura, rigira aho rigukura naho rigutereka. Mu izina rya Yesu unyemerere kubwira ijambo ryawe Uwiteka Imana, buri muntu wese aryumve kandi aryumvire. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kuko uri Data wa twese mwiza. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen. Amen. Tujye kusomana amagambo meza y'Imana ari mu gitabo cya Zaburi y'ijana25. Umusomyi mwiza agiye kumfasha tugabana umugisha. Turakwakiriye. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa.
ijambo riravuze ngo abiringiye uwiteka abo ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Haleluya, niko ijambo rivuze. Mbese wiringiye nde? Wiringiye abantu cyangwa wiringiye uwiteka? Mwene data, abiringiye uwiteka niko ijambo rivuze. Mbese wiringiye so? Wiringiye umugabo washatse cyangwa wiringiye uwiteka? Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo uyu musozi ntago ujya unyeganyega, igihe cyose uhora uhamye iteka. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo twagiye twiringira abantu baraduhemukira, twagiye twizera abantu baradusezeranya ntibasohoza, twagiye dutegereza abantu, haleluya, abantu ntibatwumva. Ariko ijambo riravuze ngo wowe wiringiye uwiteka umeze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa. Haleluya, ntago unyeganyezwa n'ibigeragezo, ntago unyeganyezwa n'intambara, ntago unyeganyezwa no kwambara ubusa, ntago unyeganyezwa no gusonza, ntago unyeganyezwa n'abarosi. Haleluya, abiringiye uwiteka ngo aba bameze nk'umusozi wa Siyoni. Mbese wiringiye nde muri iyi minsi ya none? Topaya siri widigide for enestai. Wiringiye abantu cyangwa wiringiye uwiteka? Haleluya. Mbese uhagaze he? Uwo musozi umeze gute? Mbese ntago unyeganyezwa n'ibibazo, ntago unyeganyezwa n'amadeni, ntago unyeganyezwa no gusonza, ntago unyeganyezwa n'abarosi. Wiringiye uwiteka koko nk'uko ijambo ribitubwiye? Imana ishimwe. Komeza. ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Uwo musozi uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ijambo riratubwiye ngo nk'uko uyu musozi ugose i Yerusalemu. Haleluya. Uwiteka agose abantu be. Uko niko Uwiteka agose abantu be. Uhereye none ukageza n'iteka ryose. Imana ishimwe ngo uhereye none ukageza n'iteka ryose. Uwo musozi niko Uwiteka tugose, niko Imana ivuze. Ijambo riravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu musozi ntago unyeganyezwa n'intambara, uyu musozi ntago unyeganyezwa n'ikigeragezo. Iyo uhagaze uhagarara wemye, kubera ko uyu musozi, haleluya, urakomeye, nta muntu ubasha kuwurandura. Imana ishimwe. Uyu musozi iyo uhagaze, haleluya, uhura n'ibibazo ukavuga ngo niringiye Uwiteka, uhura n'ibyago ngo niringiye Uwiteka, uhura n'intambara ukawubwira. Haleluya. Amen. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba mu mwandu w'abakiranutsi. Ijambo riravuze ngo inkoni y'ubutware y'abanyabyaha ntabwo izaguma kuba mu mwandu w'abakiranutsi. Mbese haleluya, Imana itugirire neza. Wasanga udahagaze muri iyo nkoni y'abanyabyaha, wasanga udahagaze muri iyo nzira. Imana ishimwe. Hari ubwo ukiringiye Uwiteka, hari ubwo ugihagaze mu ijambo, hari ubwo ugihagaze mu cy'Imana yakuvuzeho. Imana ishimwe. Haleluya, ngo iyi nkoni nizaguma guhagarara mu mwandu w'abakiranutsi. Amen. Kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Haleluya, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko ibyo gukiranuka. Imana ishimwe. Mbese uracyagenda ukiranutse? Mbese uracyahanura ukiranutse? Mbese uracyavuga Imana ukiranutse? Mbese uracyahagaze uko wahamagawe cyangwa waratandukiriye? Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, jambo niko rivuze. Imana ishimwe. Mbese uracyasenga utabivanga, uracyahanura, mbese uracyavuga Imana uko yaguhamagaye cyangwa warahindukiye itera umugongo? Imana ihimbaza. Hari ibindi wiringiye, hari ibindi bigirwamana wimitse muri wowe. Haleluya, haleluya, Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Hari ibindi bintu waba warimitse bitari Uwiteka, waba warimuye Imana. Imana ishimwe. Hari ukuntu abarokore tugenda ariko twageze hagati tugacika intege, tukimura Uwiteka, ukimika ibigirwamana, ukimika ubusambanyi, ukimika ubusinzi. Imana ituganze. Haleluya, haleluya. Mbese nta bindi bintu wiringiye. Uwiteka ugirire abeza ibyiza
n'abatunganye mu mitima. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo Uwiteka agirira neza ngo abeza ndetse n'abatunganya mu mitima. Mutima wawe nta ntambara zirimo, mutima wawe nta ntonganya zirimo, mutima wawe nta guca imanza kurimo, mutima wawe mbese uracyakora iby'Imana ishaka, uracyagenda ukiranutse. Haleluya, haleluya. Mbese uracyahagarara uko ijambo ritubwiye ngo abiringiye Uwiteka. Uracyamwiringiye cyangwa ufite ibindi bintu ukururana nabyo? Imana ishimwe. Ariko abiyobagiza mu nzira zabyo zigoramye, Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi, amahoro abe mu bayizera. Ijambo riravuze ngo ariko abiyobagiza muri byo ngo Uwiteka azabajyana n'ababi. Haleluya, Imana ishimwe. Ijambo niko rivuze. Mbese nta kuntu wahagarara neza Uwiteka atakujyana mu bishingwe, nta kuntu wahagarara neza umweyo w'Imana utagukubura, nta kuntu wahagarara neza. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Uwiteka atakugayira muri abo banyabyaha, nta kuntu wahagarara neza ngo ukomere. Imana itugirire neza, nta kuntu wahagarara neza. Imana ishimwe ngo uvuge Imana uko wahamagawe. Haleluya, Yesu aguha umugisha. Yego, ijambo riravuze ngo abiringiye Uwiteka. Umva mama, ntago ari abiringiye ibyaha, ntago ari abiringiye abapfumu, ntago ari abiringiye ba anko, ntago ari abiringiye ba tante, ntago ari abiringiye ba mama, n'abiringiye Uwiteka. Ngo abo bazamera nk'umusozi wa Siyoni. Uwo musozi ntunyeganyega. Ibi byago bije ntago uyu musozi unyeganyega. Yamakuba hagurutse uyu musozi ubwo mugahama. Haleluya, haleluya. Irugo rwakunaniye uragomeza ugahamya. Imana ishimwe. Mbese uracyahamya Uwiteka cyangwa warimutse? Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Haleluya, haleluya. Jambo riravuze ngo abiringiye Uwiteka arata. Abo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Abamwiringiye bakiranuka, abamwiringiye bagenda batunganye, abamwiringiye badakora ibyaha, abamwiringiye badakora ibibi, abamwiringiye bagenda mu murongo utunganye. Haleluya. Abamwiringiye, Imana ishimwe, badasenya ingo za bagenzi babo, abamwiringiye batubakira mu bigirwamana byo kwatera, abamwiringiye, Imana itugirire neza, batagambanira bagenzi babo, abamwiringiye rata wubaha Uwiteka. Bameze nk'umusozi wa Siyoni. Banza urebe aho uhagaze, banza urebe ko ukimwiringiye, banza urebe ko ari Imana yavuganye nawe, banza usuzume, kuko ngo mu bihe bya nyuma hazabaho imyuka, hazabaho n'umwuka. Haleluya, kugira ngo ubashe kumenya umwuka wa nyawo. Imana ituganze. Haleluya, ntago wapfa kubisobanukirwa kuko imyuka yose irahanura, imyuka yose ivuga ko ari Uwiteka uyitumye. Mbese wiringiye uwuhe mwuka wera? Imana itugirire neza kandi Imana ishimwe. Wiringiye iki mwene data? Wiringiye iki mama? Wiringiye umugabo? Imana itugirire neza. Wiringiye abavandimwe? Haleluya. Wiringiye banko? Hoya, iringira Uwiteka wenyine. Niwe uzaguhagarika ku musozi wa Siyoni. Uyu musozi nujya unyeganyezwa n'amakuba, uyu musozi nujya unyeganyezwa n'inzara, ntago ujya unyeganyezwa n'igisuzuguriro. Igihe cyose uhora uhamye iteka. Imana tugirire neza. Igihe cyose iyo ushonje uyu musozi urawuhagararaho, waravuganye n'Imana ukavuga ngo zizangaburira. Imana itugirire neza. Uyu musozi uwuhagararaho. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Wambaye ubusa, Imana ikakubwira ngo nzakwambika mu gihe gikwiriye ikabikora. Uyu musozi uwuhagararaho. Imana ituganze. Haleluya. Udafite akazi ikakurinda ntusebe, hanyuma ikazaguha akazi, ntebe yawe ikayiburana ikayikwicazaho. Mbese wiringiye nde? Ntago wiringiye abantu. Haleluya. Muri ibi bihe abahanuzi barahindutse, ntago bagihanura uko bategetswe, ntago bagihanura iby'Imana ivuze, ahubwo bagiye biringira amafaranga. Haleluya. Amafaranga barayimika, indambi zirabasumba. Haleluya, haleluya. Mbese muhanuzi uzahanura kugeza ryari? Uhanurira iyo ndamu yawe udavuga iby'Imana ivuze ngo utegereze ibihembo by'Uwiteka. Imana ituganze.
haleluya haleluya. Yesu atugirire neza kandi ni ukuri Imana ishimwe. Ijambo yavuze ngo kontorora urebe kukiringiye Uwiteka cyangwa utizeye abantu. Irebe neza kugihagaze neza, irebe neza kugihamya, reba neza kugihagarara ugahakanira ubusambanyi, ukabwira Satani ngo mva inyuma, navuganye n'ishobora byose. Imana tuganze cyane, haleluya haleluya. Imana ishimwe, ukabwira Satani ngo hari icyo nabwiye Imana. Imana ihimbazwe, ntegereje icyo Imana yavuze, ntegereje inzu Imana yansezeranyije. Ntufate iby'agahe gatoya ngo umuntu akwishyurira inzu y'amezi 3 agusambanye muri aya mezi 3 narangiza agende. Haleluya. Iyo amaze kugenda Imana ishimwe ukorwa n'isoni, amasezerano asubira inyuma. Wari uri imbere ugiye kusingira ugasubira inyuma gutangira. Amen. Mbese uraciringiye Uwiteka, uracyategereje Imana cyangwa waratanye? Haleluya. Uracyahanura koko, uracyabwiriza ubutumwa? Haleluya. Abashumba bari mu murimo ariko ubusambanyi burabishe, bahanuzi bari mu murimo ariko ubusambanyi burabishe. Imana ishimwe, abaririmbyi bari mu murimo ariko ubusambanyi burabishe. Mbese uraciringiye Imana cyangwa wimitse ibindi bintu muri wowe? Imana itugirire neza. Haleluya haleluya. Ndagira ngo sengane n'umuntu wabanje kwisuzuma akareba neza nimba uko Imana yamuhamagaye uko akiri, nimba atarataye umurimo. Haleluya. Ukaba warasubiye inyuma ugasubira mu kabari. Imana tuganze, Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ntago turagera aho Satani atarasa imyambi, ariko none nasubira inyuma cyangwa wowe ugasubira inyuma. Ariko reka dusengane Imana. Imana iguha imbaraga zo kunesha, Imana iguha imbaraga zo gutsinda, Imana iguha imbaraga haleluya, Imana ishimwe zo kongera kuguhagarika ku musozi utanyeganyega. Amen. Amen. Yesu aduhana umugisha. Kadusengane Imana. Uri Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana isura imitima, Imana igiye isaka, uri Imana itinangira. Mu izina rya Yesu buri mutima wose utinangira Mwami, ukumvira ijambo, kumva icyo ushaka, unyemerere mu izina rya Yesu. Wubake ku rutare mu izina rya Yesu, urinde kunyeganyega. Uwiteka Imana uhagarare nk'umusozi wa Siyoni, uguhamirize by'ukuri mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo tanga imbaraga mu bantu bawe, tanga agakiza mu bantu bawe mu izina rya Yesu, kubera ko Mwami w'abami ko byagenda kose hayi Data wa twese zagaruka gucungura abizeye n'abagusenze by'ukuri, bakagukora batakuryarya. Izina ryawe niriganze mu mitima y'abantu bose mu izina rya Yesu. Amen.